Daniyeli bamugirira ishyari kubera yari afite igikundiro mu maso ya Dariyo. Ndagira mvugane nawe uyu mugoroba, nubwo abantu bakugwanya bakakugirira ishyari, icyo Imana yakuvuzeho nta n'umwe uzacyitambika. Nanacyitambika akakubuza amahoro, azapfa. Icyo Imana yakuvuzeho gisohora. Mumwikirize, nta badayimoni afite. Rema masata ya boshele gariapa. Imana yakuvuzeho abazakigirira ishyari Imana izabakura mu nzira. Nibakomeza bakanga bazapfa, umugambi w'Imana usohore. Ngiri uwo muntu muri Kongo nta gahunda dufitanye n'abanyeshyari. Haleluya. Daniyeli bamugirira ishyari, ariko ntibyabuza umugambi w'Imana gusohora. Ishyari abantu bagufitiye ntirizakuraho umugambi w'Imana gusohora. Icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Nubwo babigwanya izabishakira inzira, ariko winjire mu masezerano yawe. Mu gitabo cya Daniyeli ibice byaho 22. Soma mu gitabo cya Daniyeli ibice byaho 6, turasoma umurongo wa 22. Ndumva uyu mugoroba tugiye kugira ibihe byiza byo gusabana n'Imana. Daniyeli ibice 6 umurongo wa 22. Tusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Daniyeli ibice byaho ni 6 umurongo wa 22. Birivuga ngo iki? Imana yanjye yohereje marayika wayo. Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare. Bibiliya iravuze ngo arangize ngo abumba iminwa y'intare. Ntacyo zantwaye. Anyuma izo ntare ntacyo zigeze zigira gute? Zintwara. Kuko nabonetse imbere yayo. Kubera ko nabonetse imbere y'Imana. Nkafite icyaha. Hari mfite icyaha. Kandi nawe Nyagasani. Ntacyo nagucumuyeho. Kandi nawe Nyagasani. Yabwiraga Dariyo, kandi nawe Nyagasani. Yewe Dariyo we, ntacyo nagucumuyeho. Aha. Ngiri uwo muntu muri Kongo kuba inyangamugayo imbere y'Imana. Ongera umubwire ngo Imana ikeneye ko uba inyangamugayo mu maso yayo gusa. Umugabo Daniyeli baramwanze maze bajinama n'abasenga Imana. Bamuha intare ziratinya, kandi izo ntare zirashonje avamo bamubere akabarwa bareba. Umugabo Daniyeli baramwanze maze bajinama n'abasenga Imana. Bamuha intare ziratinya, kandi zose zirashonje avamo bamubere akabarwa bareba. Bibiliya itubwira umugabo witwa Daniyeli. Bibiliya ntabwo ivuga amazina ya mama wa Daniyeli cyangwa papa wa Daniyeli. Uyu mugabo witwa Daniyeli yasenze Imana, yavaga mu bwoko bw'Abayuda. Haleluya. Biravuga ngo babafata nk'abanyagano babajyana muri Babuloni, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko k'Uwiteka kukabana na Daniyeli. Uyu mugoroba ndaguhanuriye ukuboko k'Uwiteka kubane nawe mu bintu byose ugerageza gukora. Ukuboko k'Uwiteka kugendane nawe muri byose. Daniyeli ngo abinyangamugayo mu maso y'Imana, ngo bageze Babuloni Daniyeli agira igikundiro. Ngo amare kugira igikundiro, Daniyeli barangije bamugira n'umuyobozi, ari umunyagano. Ukuboko k'Uwiteka iyo kugendanye nawe imiryango yose irafunguka.
mumbwire ngo mu byo urimo ukeneye kugendana n'ukuboko kw'Imana. Daniyeli igihe kigeze, umwami Nebukadinezari ngo arota inzozi, ngo arota igiti kinini cyane ngo kirakura cyari kirekire, ngo ibibabi by'icyo giti ngo byajyamiraga ibindi byose. ngo umunsi umwe ngo arota izo zose, bahamagara umugaragu w'Imana Daniyeli ngo arotora izo nzozi. Reka nihute, igihe kigeze ku ngoma y'umwami bitwa Dariyo, Daniyeli ngo yari afite igikundiro, bamuha ubuyobozi. ngo bamare kumuha ubuyobozi, ngo abo bafatanyiza akazi ngo bamugirire ishari. mbarizo umuntu muri kwe ngo abantu ishari bagufitiye utunze iki? Daniyeli bamugirira ishari kubera yari afite ngo nkawe bagufitiye ishari, nako gatsatsi wakazira, n'icyo gitenge wambaye wakizira. uburyo wubatse se n'indi ubyishimiye. Daniyeli bamugirira ishari. Zafone mujye muzifunga. ngo Daniyeli bamugirira ishari. mvuga itangaza, umugabo witwa Dariyo yari abizi neza ko Daniyeli afite amavuta. ngo bahimba ubwenge bwo kuvuga ngo uyu mugabo kubera igikundiro afite mu maso y'umwami Dariyo, reka dushake uburyo dutora itegeko ko ikintu cyose umuntu akeneye agomba kubanza kugisaba Imana, kugisaba umwami Dariyo. bateze Daniyeli umutego. Daniyeli yarasengaga agasaba Imana, baravuga ngo umwami wa Babuloni nasinyira itegeko bizatuma Daniyeli umuntu azasaba nta kindi asenga n'Imana. turabizi neza ko asenga, tuzamujyanira umwami Daniyeli tumujugunye mu gobo rw'intare kuko yasuzuguye itegeko ry'umwami. ngira umuntu muri ko ngo abanzi bawe bari gushaka inzira, ariko n'Imana irimo irategura igisubizo kugira ngo bazemere iyo usenga. reka baterane baguhimbira amafuti, baguhimbira ibinyoma, bakwita umurozi, bakwita umuteramwaku. Imana irimo irategura inzira zayo zizemeza abantu ko ariyo wasenga. Daniyeli bamuhimbira ibinyoma, umwami bamuzanira itegeko ararisinya, ngo amare kurisinya Daniyeli baramutega. ngo yabaga mu nzu ya gatatu, ngo Daniyeli yamaze gatatu ngo arapfukama arasenga, ahamagara Imana. Umwami Dariyo baramubwira ngo rya tegeko washizeho rimwe wasinye muri Babuloni, Daniyeli yarisuzuguye, nta yindi gahunda, mugomba kumufata mukamujugunya mu gobo rw'intare. ngo Dariyo ngo abyitegereze, ngo abona nta cyaha Daniyeli afite, ariko kuko itegeko ryari ryasinwe nta kindi yagombaga kurenzaho, kuko mu Bamedi n'Abaperesi iyo basinyaga itegeko nta muntu n'umwe warivuguruzaga. aravuga ngo yewe Daniyeli we mugabo ukundwa, nta kindi nakora, reka bakujyane, intare barazishonjesha. haleluya. ngira uwo muntu muri kwe ngo hagati y'abanzi bawe Imana irimo kuhategura ikibazo, ntutinye izo ntambara. muri izo ntambara, muri ayo marira urarurira, muri abo bantu bakugwanya, Imana irimo guteguramo igisubizo. burya nubwo baterana na Mwuka Wera bateranye, muhereze ikiganza umubwire ngo nubwo abantu bakugiriye nabi, Imana yari ihari irimo gutegura inzira zayo. Imana yari ihari irimo gutegura inzira zayo. nubwo abarozi baterana, Imana irimo irategura umuti uzagukiza. nubwo bagufitiye ishari, Imana iri kumwe nawe. muhereze ikiganza ubwire ngo ntiwongere gutinya, Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe nawe, ntiwongere gutinya. amagambo abantu bavuze Imana irayazi, ayo bakuvugiye mu bwongorerano Imana irayazi, amafaranga bishyuye bajya kukurogesha Tanzania irabizi. wowe turiza, Imana izatungura abanzi bawe. mumbwirire ngo Imana izabatungura. Imana igireka buri muntu wese agatera komantere.
Imana igireka buri muntu wese akavuga ngo byararangiye. Iyo hari ikintu wishingikirije Imana ibikuretse. Ndashimira Imana ko itaza mu majonjora. Imana yacu igikina finale kugira bazayibonere rimwe. Izo ntambara urimo uranyuramo Imana irimo gukusanya n'izindi ngo zizire rimwe. Abantu bavuge ngo arapfuye aramwaye kugira ngo finale Imana nigaragara bazavuge ngo ya Mana yasenze nimurebe niyibikoze, ya Mana yavuganye nayo nimurebe dore niyimwibutse. Haleluya. Ya Mana yasenze. Igireka n'abadogiteri bakavuga ngo turabona agiye gupfa, abaganga bakavuga ngo turabona byarangiye, nimutuze nta kindi twakora. Abaganga bati mugende mwitegurira indi hano byarangiye. Imana igire karandi roda kagusohora mu nzireba. Girira uwo muntu muri ko ngo ibyo uri kunyuramo Imana irareba, ntabwo ihumirije irimo irareba. Umurozi wari ukuroga uko bwije nuko bukeye Imana iramuzi. Uwakugambaniye ukava ku kazi Imana iramuzi. Uwavuze ko uzapfa utubatse burya nawe Imana iramurora. Ariko hari igitondo uzamuhereza invitation, imigozi yimaze gucika, abapagani bagaceceka bakavuga ngo muri murebe Imana. Amarira uririra ku gitanda cyawe abantu batakureba, heje tayasiya molega, Imana irayazi. Ngo Daniyeli bamujugunya mu gobo gw'intare. Diya mama sete yama. Repala sifarga. Marira urarurira Imana irayazi. Marira y'umugabo uri kurira Imana irayazi. Umugabo ndabona yaragutaye humura Imana irayazi. Uramushaka uyu munsi tumugarure, ndamukugarurira humura. Iyo turi mu isi y'umwuka turasenga, iyo turimo turasenga ibintu byose birafunguka. Bwira uwo muntu muri ko ngo imbaraga z'amasengesho n'urufunguzo rufungura buri muryango wose. Uzabura ikindi ariko ntuzabura Imana. Ubuzima bwose bwubahisha Imana gusa. Bavuge kurinda uceceke ibwira Imana ngo urabizi ko ngukorera. Bavuge kuri umurozi mukingurira abo bantu binjira. Bavuge kuri umurozi uvuge ngo Mana ndabizi kunyemera. Ntukemeza abantu kuko abantu ntushobora kubemeza, ariko hari Imana wasenga ikakwemeza abantu. Ngira umuntu muri ko ngo ntuzaharanire kwemeza abantu, jya wemeza Imana gusa. Wemeza Imana. Daniyeli bamujugunya mu gobo gw'intare ngo agereyo, intare ziravuga ngo mwene wacu yaje. Bibiliya iravuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo kwa Dawidi yagize gute, yaranesheje. Mu yandi magambo nta ntare ry'indi. Intare zamenye ko ari mwene wabuje, ziravuga ngo reka tumubere umushitsi, ngo ziraryama, ngo Daniyeli ntiyagera hasi, ngo zirambarara hejuru. Umva gatoya ibyo bari bagusunikiyemo ugiye kubitambukamo, babonye wisohotsemo udakozwe n'isoni. Daniyeli Imana ibana nawe. Ngira uwo muntu muri ko ngo ndabona Imana igiye kubana nawe. Haleluya. Ajyama hejuru y'intare zari zikumurya. Abari bategereje ko Daniyeli agiye gupfa, ngo nyuma y'umunsi ngo umwami witwa Dariyo ngo aravuga ngo reka nzinduke mu gitondo njye kureba Daniyeli ko yapfuye. Hari abagusura baje kureba ko uburozi baguhaye bwakwishe, bagasanga uracyari murahumeka. Hari abaza kukureba bategereza ko business yawe yahombye, bagasanga nubwo icyumbagira ariko uracyacuruza. Ngirira umuntu muri ko ntuzabereke umubabaro wawe. Abanzi bawe ntuzabereke defo yawe, ujye ubereke insinzi yawe gusa.
Holesia mataya bosheri gariafa. Umwami Dariyo arahamagara ngo yewe Daniyeli mugabo ukundwa, mbese Imana yakurinze? Daniyeli aravuga ngo ndacyarinzwe n'amaboko y'Imana. Abahora baperereza kumwara kwawe nibahore baperereze, bazafata ubusa, ntacyo bazigera bafata, kuko Imana igutwikiriye ntabwo izemera ko amaso y'abanzi bawe akugiraho agaciro. Umwami witwa Dariyo ngo ahamagara umugabo witwa Daniyeli, ngo abonye Daniyeli ari muzima ahita avuguruza itegeko yari yarashizeho. Reka mbabwire, hari igitondo abantu bagiye guhindura amagambo bavuze. Bavuze ko uzapfa utabyaye, ukabanyuraho ukikiye umwana, bakavuga ngo dore ya Mana imuhaye urubyaro. Abavuze ngo uzapfa uri umushomeri, bakabona Imana yakwibutse nawe urimo uraranguza nk'abandi. Mbwira uwo muntu muri ko ngo hari igitondo Imana igiye guhindura amagambo y'abantu. Ngo Daniyeli, umwami ahindura itegeko, aravuga ngo twari twaravuze ko umuntu uzansaba wese azapfa. Kuva uyu munsi Imana ya Daniyeli niyo muri Babuloni bagomba gusenga. Hari abantu bagiye gusenga Imana yawe, ya yindi uza hano ngo kwa Mana ivuga ngo bariya ni abapfumu ngo baracishije. Hari umunsi bazakubwira ngo natwe tujyaneyo, ya Mana usenga turabona ikora imirimo n'ibitangaza. Hari igitondo Imana usenga batareba bazamenya ko ariyo waje gushaka.